Mwifurije amahoro nshuti mwene data kubw'uyu mwanya tubonye wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice 2, umurongo wa mbere tugeze ku wa 4. Irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Amen. Kenshi usanga abakristo duhuze, dufite ibintu duhugiyemo, kandi ari byo birimo guhabwa umwanya munini mu gihe dufite cyacu. Byinshi mu biduhugije ni ibigaragara. Turubaka kandi ni byiza, turibanda ku iterambere n'ibikorwa remezo bijyanye n'igihe, nabyo Imana ntabwo ibyanga. Turakora imirimo myinshi tukanayigaragaza twerekana ko duhari, dufite amateraniro menshi mu nsengero n'ibindi. Ibyo byose ni byiza. Yewe dufite ibintu byinshi turimo gukora mu bigaragara. Turagenda rero tuba indashyikirwa mu gukora ibigaragara, nyamara mfite impungenge ko tutarimo dukora ibikorwa by'ingenzi by'umwuka bigenda ndetse biducika bikanibagirana bigasubira inyuma, kandi ari byo byari umwihariko w'umukristo. Ibigenda biba mu isi hirya no hino, cyangwa ibigenda biba mu bihugu kimwe kimwe ku kindi, byagombye kudukangura tukamenya igikwiriye kubanza. Iyo tureba intambara ziba, ibyorezo, ibiza bikomeye, ihohoterwa, ingo zisenyuka zitamaze kabiri, urubyiruko rwatwawe n'ibiyobyabwenge, kandi bamwe muri bo ni abana bacu, ubusambanyi bukabije burimo no guhohotera abana, inzangano, kwiyahura kwiyongera, ibi byose n'ibindi byagombye kudukangurira kumenya inshingano nyamukuru y'umuntu wakijijwe wese yo gushaka mu maso h'Imana, tugasengera ibihugu byacu, abayobozi bacu, tugasengera n'isi yacu muri rusange. Dufite ingero z'abatubanjirije bakoresheje iyi ntwaro kandi bakagera ku bintu byinshi byahinduye isi ndetse bikarema amateka akomeye. Iyo dusomye Loti ngo yanihiraga ibizira byakorerwaga i Sodomu n'i Gomora, nubwo hari habi, ntabwo yabyakiriye ngo avuge ngo reka abantu ni babi, ahubwo ngo yakomeje kuniha arasenga. Nowa ngo yaririye isi yo mu gihe cye kandi akomeza kuyiririra akiranuka, nubwo atifatanyaga nabo mu bibi, ariko ngo yakomeje kuririra ibizira byakorerwaga mu isi kugeza aho Imana imushimye. Mu isi yari yarabaye mbi cyane. Gusenga kwa Daniyeli na bagenzi be byarokoye abanyabwenge b'i Babuloni, barimo abakonikoni, barimo abapfumu, ariko gusenga kwa Daniyeli na bagenzi be kwabahesheje kurokoka, kwabahesheje kongera kubaho mu gihe umwami yari yafashe icyemezo gikomeye cyo kubarimbura bose. Gusenga kwarokoye Ninive yari igiye kurimbuka muri cya gihe cy'umuhanuzi Yona. Barasenze, Imana yisubiraho, yari yabahaye n'igihe ibyago bigomba kubashyikira, ibikuraho, irigarura. Gusenga rero kurakomeye kandi ni ukwibanze, ni intwaro ihindura ibintu. Ubuzima bw'umukristo budakwiye gutakaza cyangwa ngo buyigire iya kabiri, ahubwo ikwiye kubanza. Ibiba rero mu bihugu byacu no mu isi biraduhamagarira kugaruka ku nshingano
yacu y'umwuka nk'abakijijwe, by'umwihariko nk'abanyamasengesho, kuko hari ibiba bifite umwuka ubiri inyuma, kandi urugamba rw'umwuka ntirurwanwa n'umubiri, ahubwo rwongera kurwanwa nyine n'intwaro z'umwuka. Tugaruke kuri iyi mirongo twumve amabwiriza y'umwuka dusabwa gushyira mu bikorwa nk'uko Pawulo yabihuguriye Timoteyo. Hariya uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku wa 2a, nuko dufite itegeko ry'umwuka. Yaramubwiye ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago. Iri rero ni itegeko ry'umwuka dufite. Yaravuze ngo ndaguhugurira. Iri jambo riratera umwete, kandi uburyo yarikoresheje biratwereka ko atari icyifuzo, ko ahubwo ari itegeko. Ikigaragara ni uko ubwoko bw'Imana dutegetswe gukora umurimo wo gusenga. Tugomba kuba abantu basenga Imana, kubera ko Imana yasezeranije kutwumva no kudusubiza. Iyo usomye Yeremiya 33:3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Uyu ni umwihariko uhabwa cyangwa se isezerano ryihariye ku bwoko bw'Imana. Kandi Imana yasezeranije ko gusenga kwacu kuzagira umumaro nidusengana umwete. Hariya mu rwandiko rwa Yakobo 5:16 inasezeranya ko izakora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo tubasha gutekereza nidusenga. Hariya mu Befeso 3:20 kandi inasezeranya ko 2 cyangwa 3 nibahuza umutima kugira icyo basaba, Imana izakidukorera. Hariya muri Matayo 18:19 inasezeranya ko icyo tuzasaba cyose mu izina rya Yesu tuzagihabwa. Hariya muri Yohana 14:13-14. Hariya muri Matayo 21:22 isezeranya ko ibyo tuzasaba byose twizeye tuzabihabwa. Murumva ko dufite umugisha wo kuba dufite intwaro yitwa gusenga. Kutayibyaza umusaruro ni uburangare. Kuki tutabyaza umusaruro iyi soko dufite yo gusenga? Kuki se tudahamagara uwasezeranije ko azadusubiza nitumutabaza twizeye? Izo rero ni intege nke zacu. Impamvu y'iri tegeko irumvikana. Turasabwa gusenga. Kunyuranya ibintu biduteza ingorane. Pawulo aratubwira ngo gusenga kibi cy'ibanze. Irya mbere ya byose ndaguhugurira gusabira abantu bose. Mu yandi magambo, gusenga nibyo bigomba guhabwa umwanya wa mbere kuruta ibyo twibandaho. Ntabwo gusenga biza byuzuza ibyo twakoze, cyangwa dushakisha akanya kabonetse, cyangwa tubishakira iminota. Oya, gusenga nibwo buzima bw'ibanze bw'umukristo. Billy Graham yigeze avuga ngo amabanga 3 yo kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere ngo ni ugusenga, gusenga, kongeraho gusenga. Ayita 3 kandi asa naho ari ibanga rimwe. Niba ushaka kubaho ukaba uw'Imana ishaka kubaho, cakarongo ku gusenga. Mbere ya buri cyose ugiye gukora, gusenga n'ibibi by'ibanze. Imana yatanze intwaro ikomeye umukristo wenyine afite uburenganzira bwo kwitwaza, kandi iyo ntwaro ni ugusenga. Ni intwaro imenagura ibihome nk'uko yanesheje Yeriko. Ni intwaro igamburuza imigambi y'ababi nk'uko yagamburuje kenshi Abasiriya mu gihe cya Elisa, ikagamburuza umwami Herode mu gihe yahagurukiraga itorero, nabo bakagira umwanya wo gusenga. Ni intwaro ifungura inzugi z'inzu z'imbohe nk'uko yayifunguje Petero, igafunguza Pawulo na Sila bari bafungiwe muri gereza zikomeye. Ni intwaro ikora no mu gihe ibintu bisa n'ibyarangiye nk'uko yakoze mu gihe cya Moridekayi na Esiteri, abayuda bacireho iteka ryo gupfa, nyamara Imana ikanyuranya ibintu bakagira ububasha ku babisha babo.
Reka rero gusenga bibi bya mbere, haba mu buzima bwawe, mu muryango wawe, ku gihugu cyawe n'isi utuyemo. Uzirikane ko hari ibizakurwaho no gusenga, kandi umenye ko imbaraga z'amasengesho zingana n'iz'usenga ubwe. Usengwa abasha gukora ibiruta ibyo wasabye n'ibyo ibitekerezo byawe bibasha kwibwira biri mu bushobozi bwe. Nshuti mwene data, ndakwingingira kugaruka ku isoko yo gusenga, kuko mu gusenga ariho hari ibisubizo biri tujya utekereza, kandi bibasha kuzana impinduka nziza mu buzima bwawe, mu gihugu ndetse no mu isi muri rusange. Imana rero iguhe umugisha, ikugirire neza, ikugarurire ibihe byawe byo gusenga mu izina rya Yesu. Amen.